ibi ngibi n'umucamanza yakaba bisesengura umugore ushaka kwisigara n'umugabo wundi kuri video call cyo n'uburayi ndabivuze kwisigara n'umugore utari uwawe mutari kumwe video call cyane abantu se bisigara nuko uwo mugore yatangiye abwira arongera yandikira Bosco yandikira Bosco ngo wujuje ibintu byose abagore bakunda. Ibyo bivuze iki? Umucamanza yakaba ari agaciro izo chat nubwo ifoto yabaye ikibazo ariko yabanjirijwe n'iki? N'amagambo meza biterwa n'uyita amagambo shotoranye ibyo bwiza bwayo byo ayikross towa amagambo y'ubushotoranye ku mugabo ufite umugore nawe uri umugore ufite umugabo ugashotora babyumva yego ibyo biganiro biteye bityo nibyo byavuyemo ifoto muri chat nta hamwe bachatinga avuga ngo ndarwaye icyo nicyo kibaye ikibazo arangije akiyibona ati turamenye ubwo babaye batatu kuri Bosco uriya mugore buriya Bosco ntabwo atekanye mu rugo. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu. Mwarimu umeze ute? Sava uri umuntu usa neza cyane. Asante wambaye t-shirt nziza cyane use ni t-shirt ni vareze nziza cyane y'umweru pantaro nziza cyane ya kaki noneho byageze ku gakweto ko kandangije kabisa nibyo buriya wambara nk'abajene ariko nanjye ndamuri kabisa wambara nk'abajene cyane kuko nakabonye ukituruka hariya ndavuga ati se mwarimu noneho mana yanjye ntago umuntu yakumenya umeze ute? Asante sana ndaho katwe dutange gahunda ya kino kiganiro kuko nanjye ngitangiranye amarangamutima atari meza ariko ndabanza numikira abantu batatu hanyuma wamamaze hanyuma ikiganiro nyirizina umwanya n'udushobokera turavuga kuri case ya Bishop Bosco tuvugane no ku kiganiro mwagiranye na Antoine Rutayisire ariko tuze no kugaruka kuri uriya mudamu wo kwa Rweme uriya wabyaye abana 8 umugabo akaba 5 kuza kuza naho mbigaruka uko n'amasomo bagomba gufasha abantu hari abantu abasabye kubatumikira ariko bihangane ntabwo mbatumikira uko bantumye na abantu bo mu karere ka Gicumbi abarimu banyandikiye bambwira ko ngo bari kubasaba amafaranga yo gufasha ikipe ku ngufu ako niko kabi yego ariko pratiquement amafaranga babasabye ntabwo ari menshi ikitarimo n'uburyo bayabasabye kuko urumva niba umudirecteur bamusaba 2,000 mu kwezi ntabwo ari menshi umu A0 umwarimu bakamusaba icya5 ntabwo ari menshi AE bakamusaba 1,000 AD bakamusaba 500 ariko ifaranga ryose watswe ku ngufu rirakubabaza ngo ryaba ari 100 kuko urumva nka A2 ashobora gufata mu mwaka baramusaba 6,000 ibyo yahita bitangira na rimwe pe ariko kumva ko ari directeur wafashe umwanzuro atabanje kugisha inama abarimu ubundi iyo utabishyizemo ingufu nukuvuga ngo umusaruro uzavamo bayatange ariko umusaruro uzavamo ugiye muri negotiation buri wese ukubaha ibyifuzo bye hari kubonekamo n'abatanga bitanu cyane abakunda ikipe ariko kuba ko ari ku ngufu wategetse uwamenshi ni 2 directeur uwamake ni 500 ariko iyo bagira buri kigo cyari kugira fundraising igira amafaranga arenza aya ngaye ese ukanubaha n'abafana yandi makipe rero bihangane naje kumenya umubare wayo usanga ni makeya ntago ari menshi ariko nanone abayobora ikipe ya Gicumbi n'abayobora akarere ka Gicumbi bakarebye ubundi buryo babinyuzamo abantu bagatanga ku bushake buri wese akandika yashaka ayazashobora
icyo banze icyababaje nuko byaje nkaho ari ku ngufu. Ariko nanone sinava hano ntagize ubutumwa ntanga ku turere n'amakipe yatwo, nta gihamya turabona, yaba raporo za statistique, yaba raporo ya auditeur general irasohoka uno munsi, yaba mu mihigo, yego nta gihamya ntakuka iratwereka ko uturere dufite amakipe duperforminga kurusha ututayafite. yego Nubwo hari nanjye ibyo nzi bike, nka Rutsiro ifite ikipe, ariko Rutsiro ihora muzi inyuma, nta hitaniye na Ngororero itayifite, nta hitaniye na Nyabihu itayifite, Gatsibo nta kipe ifite, ariko nta gihamya ko performinga nabi. yego Harya ngo Ngomira ifite kandi ejo bundi yaje imbere, na Bugesera ifite iza hafi, ariko nta gihamya cy'uko Nyaruguru itagira ikipe ari ihora inyuma. yego Gisagara ifite volleyball ikomeye, Nyamasheke nta gihamya yuko kuba idafite ikipe ari byo biheza inyuma. yego Amakipe y'uturere ubundi yakaba yakora iki? Wabonye ko no mu mujyi wa Kigali hari amakipe 3 umujyi wa Kigali ufasha. Ejo bundi barimo uvuga ngo barayahuza, byateje saga, urabyibuka? yego Byateje saga guhuza Gasogi, AS Kigali na Kiyovu Sport, kuko ayo ni amakipe afite ukundi kuntu yavutse. Nubwo yabona inkunga z'umujyi wa Kigali, ariko umujyi wa Kigali utariho ayo makipe yabaho, kuko harimo n'ayabayeho umujyi wa Kigali utarabaho nka Kiyovu. So ubundi byagafashije iki? Ikipe ifite akarere yakabaye performinga neza, kuko mobilisation, ibe mitiwere, ibe ejo heza, ibe kwigisha abantu kwizigama, ibe kwigisha isuku, ibe kwigisha kugwanya igwingira, ibe gusubiza abana ku ishuri, ibe kugabanya gukumira inda ziterwa abangavu. Ibyo byose byakabaye bica no kurwanya ubukene, bica muri iyo kipe. yego So rero karere gafite ikipe, niba nta butumwa buca muri stade mbere ya match ngo uvuge ngo mobilisation uyu munsi mukorganiza igikombe runaka, cyangwa ikipe igakora umukino wa gicuti wishyuza kugira ngo haremerwe abantu runaka. yego Kipe y'akarere ka Rutsiro igatumira ya Bugesera bagakora match, amafaranga avuyemo akaba yo kuvuga ngo dusubize abana ku ishuri. Niba atari ibyo rero, ikipe yaba ari kise, yaba ari umurimbo. So niba ari umurimbo rero ukajya kwaka amafaranga ku gatuza, ntabwo ari byo. yego Na Rwamagana yigeze kubikora, ngira ngo igera no mu baganga, niba nari nkiriyo ntabwo mbyibuka, ariko ntabwo nabyakiriye neza, sinzi niba bigikorwa. Ariko ikipe akarere kayishyireho gafite ibyo kazayibyaza. Nyamagabe hari igihe kigeze kubaho ikipe ijyamo amadeni, icyo gihe byahitanye gitifu w'akarere. None auditeur general aratanga uyu munsi nibwo yakaba yatanga raporo kuri 30 z'ukwa kane. Byasohotse icyo gihe muri iyo myaka. So ubu nejo wenda mu cyumweru gitani bwo azayimurika mu badepite, uturere nitutangira nintangira gukora ibiganiro, zajya ndeba akarere mvuge ngo dore kafite ibibazo binibi, nyamara gafite ikipe, micungire ya za sako, ibintu nk'ibyo. yego So nukuvuga ngo akarere gafite ikipe kakabaye kagaragaza icyo karusha itayifite. Manza Kirehe nabo bafite volleyball abandi. Kugira ikipe ni ukugaragara, ntabwo ugomba kugaragara mu binyuma rero. yego Turebe statistique nigaragaza icyo bita harya bisohoka muri DHS, uko kwa kundi bakurikiranye uturere. N'ubushize byarasohotse nuko ubu ntabiteguye ngo mbirebe. Uturere dufite amakipe twakabaye tuzi imbere. So niyo rero akarere gafite ikipe kakaza inyuma, bivuze ngo icyo kipe nta kimaze. Bayishakire abaterankunga, abacuruzi baho ngaho, ariko bareka abakozi ba leta. yego N'umuturage umuturaje atanga amafaranga ku bushake, nta gahato karimo. Hari andi makipe afite abafana kandi batanga amafaranga nta gahato. Bibana ku bushake kabisa. Ibyo bintu babitandukanye. Nidutangira gusesengura imiyoborere myiza mu karere, tugendeye kuri
ibyo akarere gatunze yego harimo n'ayo makipe bizaba ari ikibazo. Cyokora ikindi cya nyuma no gutera akanyabugabo abavuka muri ako karere. yego Aho kumva ngo ikipe y'akarere ka Gatsibo mwataka mwiza no mu Nigeria ngo umunyezamu ni umunyekongo ufite imisatsi y'umweru, kwanza uri muraca intege abavuka muri ako karere cyane. yireke n'ubundi nta gikombe uzatwara yireke ikinwemo n'abana baho segonderi, tiveti, TSS na kaminuza ziraho n'urubyiruko, abanyonza, abamotari bishakemo abakinnyi. yego Wijya kugura umukinnyi ikantarange kandi ikipe yitwa ko ari y'akarere ngo muvani muri Kongo. bibaze nk'abanyarwanda babuze hera muri ako karere. Uko bavuga ngo ikipe yo mu Rwanda ngo bangahe bagomba kuba ari abanyarwanda, iy'akarere yo nibura abakinnyi 8 babe bari abo muri ako karere, yego hanyuma abasigaye babe abo mu turere duturanye nako. Ariko hanze no, kuko uramugura amafaranga yaba abaturage bawe. yego None umwana wagera muri ba baturage bawe harimo umwana ushoboye gukina uwo mupira. ushoboye gukina si ugutsindwa sari ikindi nta kindi ntese ninde wananiwe gutsinda. Ariko gutsindwa kose ntabwo kubabaza, sibyo? Uratsindwa ku rwego rw'igihugu, ariko ku rwego rw'akarere abaturage barishimye. yego Barimo barareba abana babo. Uriya twariganye sha, uriya n'umuhungu wanjye sha, dore kakishwa kanje yabaye urumva ise uriya mwana twariganye. Hari ibyishimo birenze ibyo, bagutere kimwe cyangwa bibiri. Oya uzatsindwe mu rwego rw'igihugu, ariko nuhura n'akandi karere ukanyagira abana nabo muri famiye bishimye. Ubwo babyumve rero amakipe y'uturere. Nanjye Gicumbi nibanyegera nzayiha amafaranga, ariko kondisiyo nuko nta banyamahanga baba barimo. Ikipe yose ikinisha abana bo mu karere kayo yego ninyegera uzayikubita ku mafaranga, nzayitera inkunga itaremereye, ariko nzaba nyihembera ko ikoresha abavuka muri ako karere. Yego ikipe yose ikinisha abana bavuka mu karere, ikipe y'akarere ikinisha abana bavuka muri ako karere, meya wako izanyandikire. Ariko kumva ngo abanyamahanga mu ikipe y'akarere, ubwo ni ibintu bibiri. Ikipe y'akarere imariye iki akarere mu miyoborere na mobilisation, hanyuma abaturage ibamariye iki? Ikimarira abaturage ni ukwikinisha abana baho bagaha ibyishimo ba nyirasenge. Urumva umukecuru ufite umwana ukiri mu ikipe ya Bugesera naho yabatuye riri araza kureba match, ndashaka kuba ndi kureba umwana wanjye hari, ariko kuza kureba harya abandi bo muri Kongo babita abandi bakasereka. Ntabwo ibyo byahagurutse umukecuru, ntabwo umukecuru yava Kabukuba aje kureba ikipe ya Bugesera irimo abazayirwa. Oya ntabwo bishoboka. Kumvikana ibyo ibyo bintu nibyo byakabaye bigira. Rero abarimu ba Gicumbi mwihangane, ubutumwa bwanyu ndabutambukije, ariko ntabwo amafaranga bayabasabye nabi, ariko ntabwo basabye menshi. Muyatange n'ufite ayo yarenzaho yayongeraho, ariko nari niteze ko babaciye yarenze cyane, ariko ntago ari menshi. Senyisa ya mituyu kwigomwa mituyu uyu munsi umwe nta birenze. Good. Urakora kamwe akandi wambwiye ko ari dutatu, tubiri twa turasa, ubwo dukomatiranyirize hamwe. Ni ibijyanye n'ibihe turimo byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Muribuka ko gitifu wa Bugarama yatawe muri yombi. Yego. Yanagombaga no kuburana urubanza bararwimura. Azira gusaba umugoroba wo kwibuka kuri 6. Azira banderole yo kwibuka mu kigo cy'ishuri yibwe. Iriya banderole yaribwe, nyuma irongera iraboneka, ariko hahandi handitse kwibuka 32 bahashwaratuye babikasemo. Dore wa muntu se ndamwita bagutera umuntu oya bayihanganye. Ni wa mushuti wawe se wa kera wo mu Bwana. Okay. Nuko uwo mugabo siwe wa mbere
ngira ngo mbere bitangira bavugagamo no kwanga ifoto, ariko ngira ngo puru mu madosiye ye irimo icyo cyo gusaba umugoroba. Yego. Kuko banderole yo yibwe mu kigo ntago yibwe kwa Gitifu. Abantu barabyibuka umuvisi meya muri Nyabihu ku gihe cyo kwibuka yanga kwakira buji urumuri rw'icyizere, avuga ngo umuhereza abo ngabo, uwo nta gihari. Ubu kuri no saha mu karere ka Gicumbi nongere ngarukeyo, naho PR waho wa wundi ushinzwe guhuza abaturage n'abayobozi utanga amakuru, nawe ntago ari gutaha mu rugo rwe, nubwo nta rwego rurabyemeza, ariko nawe ari mu maboko ataraye. Yego. Warazira iki? Ngo ashobora kuba yaratanze amabwiriza yo kumanura banderole yo kwibuka igihe kitaragera. Urabizi ko iriya banderole imaraho iminsi 100. N'urumuri rw'icyizere hano ku Gisozi ruhora rwaka kugeza iminsi 100. Uwo rero nawe wa Gicumbi nawe we yahise ayimanura. Niba ari wayimanuye, niba ari watanze amabwiriza, ariko byamuviriyemo kuba atari gutahiwe. Ubwo cyaba gisigaye no kumenya ese azaburana, ese bazamubabarira, ese ariko ibyo byose icyo bisiga nuko uba utakiri umuntu wo kongera gukorera abaturage. Yego. Nkibaza nti ubundi aba bantu bo ibintu niba abantu bagomba kubyitondera, wabona utari bwitonde byaba ngombwa ugahagarika ibindi ibiganiro bimwe na bimwe, urabibona ko bihagarara, na social media zigahindura zikamenya ubutumwa zitambutsa. Yego. Ni gute umuntu uri responsable, Gitifu w'umurenge, Gitifu w'akagari, vice mayor, PR w'akarere kose, agera muri uwo mwanya icyo kintu atakizi, cyaba ari ikibazo. Yego. Akawugeramo akawumaramo imyaka 3, 4, 5 icyo kintu atakizi, cyaba ari ikibazo. Cyaba ari ikibazo. Yego. Kuko nibaza ko naho waba uzi mathématique financière, naho waba uzi statistique, naho waba uzi informatique, igihe uzabikoresha ku banyarwanda ugomba kumenya n'amateka yabo n'ibyo bubaha cyane rwose. Rero kugira muri uwo mwanya ibyo bintu ntago mbyumva. Impamvu ndi kuvuga ngo simbyumva, wasanga kuba bareba amanota umuntu yagize byo ntacyo bitwaye, ariko mbere yo kwinjira mu kazi ABCD, iki kirazira, iki kiremewe, mu bihe nk'ibi abantu bayitwara barya. Umuntu ugera muri uwo mwanya rero adashobora kumenya ibyo bintu akaba atabizi, nanjye ntago mbyumva neza kabisa. Ibaze abandi baremera agafata konji kugira atajya ku mihanda cyane rwose, mikoro zikazima cyane rwose, kamera zikazima cyane, wowe ushinzwe abaturage akaba ari wowe. Biratunguranye cyane. Rero uyu musore yari n'umujene Marie, ngira ngo bari bamaze kubyara rimwe, umva afite umugore ukiri mutoya. Impamvu mba mbivuze nuko umugore ukiri mutoya ubyaye rimwe, kugira ngo arare ukubiri n'umugabo, none atazi naho ari ibintu bigize, ariko nta marangamutima agomba kuza. Gusa ikosa ari abantu ku giti cyabo nabo, yego maturité, umuntu ashobora akurikije icyo mwuka abwira amatorero, arebye uko environnement iteye, azi experience. Nk'uyu muhungu uyu wa Gicumbi azi biri kuba kuri Gitifu wa Bugarama, azi byabaye kuri vice mayor wa Nyabihu. Ni gute so no kuvuga ngo abantu kwinjira mu kazi, amanota sava, niba ari uwatowe sava, akagira amajwi, ariko si yakagezemo akitwaramo gute? Hari ibyo agomba, ushobora no gusanga agakora neza rwose, ariko akamenya ngo dore ibi bikorwa bitya, mu gihe iki n'iki abantu bitwara batya. Yego. Aho kugira ngo ugire icyo wangiza cyangwa se kikugeze aho utashakaga, waceceka
wahagarika gukora usabye konje se bayikwima nishwe aha none se nuzi ko ari ibigo bihita bitanga konje ahubwo cyane rwose kubera iki wenda ya flexibility kwa kumenya kwitwara mu bihe runaka babona wowe ushobora kwifata wagera ukirekura bati ndawihanganye gatoya uzagaruke ku kazi igihe iki niki yego none biracyaba imyaka 32 umuntu none ushinzwe urwego rw'itangaza amakuru y'akarere kwa bene uwo muntu urumva ibyo bibaye ku muntu uri kuri urwo rwego n'igihe byaba bibaye wenda ku mukuru w'umudugudu hari uruhengekero ushinzwe amakuru mu karere gitifu w'umurenge vice maire sociale meya ibintu ntabwo bishoboka yego so urumva ibyo nibyo nashaka kugira hanyuma nuko ubwo reka dutegereze urumva n'urubanza rw'uwo gitifu wa Bugarama turacyarutegereje ko bararwimuye bagomba kuburanira ngo ku Muganza tuzabibagezaho ariko urumva iyo kesi ye irajya gusa donc uwo ntuza wa Gicumbi nawe birajya gusa n'iby'uwo gitifu wa Bugarama kandi uyu wa Gicumbi byabaye azi ibiri kuba ku wa Bugarama muri periode arabizi yego ariko ushobora gusanga buriya inzego zizabikurikirana zimenye impamvu cyabiteye n'urwego bifatwamo yego ariko byumvikane ntabwo ari iwe yego bivuze ngo ntabwo ari mu maboko ye ntari mu y'umugore ari mu yundi yego yego reka dutumikire nanjye reka ntumikire abantumye barimo Premium Construction Group ni abainjeniyeri beza cyane b'abahanga bakora ibintu byabo kinyamwuga mu by'ukuri muntu ushaka kubika amafaranga yawe mu Rwanda egera Premium Construction Group bakubakire inzu nziza kandi ikomeye ijyanye n'igihe ushobora kuba ifite ikibanza cyawe ukababwira bakaza bakakurebera muri systeme baba bafite systeme rwose bashyira mu kibanza cyawe bakareba inyubako ihagenewe noneho nk'ibyo bidahagije bakabupima bakareba ibiro ubwo butaka bwa icyo kibanza cyawe cyakwikorera ibiro bingana gute by'inzu ibyo byose barabigukorera hanyuma ugatanga amafaranga make bagatangira bakakubakira ukagenda ubishyura mu byiciro n'abadiaspora namwe ntimuhejwe muhamagare Premium Construction Group ibibafashemo rwose muze mushora imari mu gihugu cyababyaye ibyiciro wishyuramo ni ukuvuga ngo buri etape bageze urayishyura bakayigukorera yarangira ugashaka andi bakagukorera indi etape yego nibyo navugaga yego mubahamagare kuri 0784 4257 cyangwa 078559 warangaye 80 tuba turi no mu bindi mbonye akanyenyeri ntazi nyirako bukaretse turakitaho nyuma dusoje oya nta kukitaho kundi nyine ubwo apfa kuba atari umutekamutwe cyangwa ari iki ni gatoya nta nubwo nakazira ibyanjye mba nabivuze kuko ko ntamenye nyirako it's okay yego ni 0778559086 yego kwa Musonera Sostene naho ni ahantu heza cyane ushobora kujya kwiyakirira ubutazatangira kujya tuhakorera n'ibiganiro ukahagirira ibihe byiza rwose ni ahantu hari igikoni cyiza cyane giteka neza man sinzi uburyo nabigusobanurira birasaba kuzanyarukirayo ukabanza ukareba bafite mucoma uzikotsa neza cyane ugira isuku uri smart rwose ugira na discipline urumva bakagira abaseriveri beza abana beza b'abakobwa baba bambaye neza abana beza abasore beza cyane baba baza nabo bambaye neza baza rwose kukwakirana n'urugwiro nk'ibyo bidahagije bafite ibyumba byiza cyane ni icyumba kiba gifite salo kikaba gifite urubaraza aho ujya kuba uhagaze wumva akayaga rwose ureba view ya za Bumbogo ureba za Masoro mu nganda na Kanombe ku kibuga cy'indege ukireba gutya indege imanuka uyireba rwose urumva rero ni ahantu heza cyane bafite sale nziza z'inama
bakagira screen nziza cyane zo kureberaho match, bantu mukunda kureba match mujye mujya hariya, ababizi n'abarebye ejo bundi mujye hariya rwose murebere match kuri screen nini, aho umukinnyi uri kumureba nkaho Cyane mwegeranye. rwose. Bafite na biari nziza cyane ikinirwaho n'abantu b'abasirimu, amasare y'ubukwe nayo nayavuze, inama yego Aha. biari uba uri ku kintu uganira Okay. mwungurana ibitekerezo, Okay. bakagira n'akabyeri keza cyane. Yeah. Yego, hanyuma Nimero. inzu za Maranyundo, inzu za banza utange nimero ya manze ya ntange Sostene. nimero ya Sostene, Zeru manze karindwi. mbarangire Yego. naho iyo resitora bayisanga ni hano mu kizunguruko cyo kwa Nayinzira, Yego. ukareba munsi y'umuhanda Ah. ukabona icyapa kinini cyane cyanditseho Vista Kigali. Mubahamagare kuri 07 8 gatanu 40 80 40. Yego, inzu za Maranyundo nazo ziracyahari, ni muze Yeah. muzigure, nubwo ziyongereyeho amafaranga miliyoni 5, ntago ari menshi, nuko Yeah, bagiye nibatinda zizarenga. nuko bagiye gushiramo umuhanda wa kaburimbo Mm. na hariya muri uriya Uzenguruka mudugudu umudugudu rwose. Irumva ni ibintu byiza cyane kandi ni inzu z'icyerekezo zinakomeye. Mwari twagiye sasa, Yego. uyu munsi udufitiye iki Nari nabivuze. mu muryango? Nari nabivuze ko ndavuga ku rubanza rwa Bosco. Yego, Umwanya wawe twemera tukanavuga ku kiganiro mwagiranye na Rutayisire ku muryango. yego, duhere kwa Ariko reka Bosco. duhere kuri Bosco. Bosco rero gira ngo sinibuke ikiganiro ubushize twakoze, niba twaragikoze hano, niba ari kuri Max. Twagikoze kuri Max. Yego, nagiye mbona andi makuru abantu bafite ibizibiti niko nabivuga. Les armes. Dosiye ya Bosco uko bivugwa mu rukiko na realite yayo n'ibimenyetso urukiko rufite, kuko ejo nabonye Theo Ukwezi hari ama message agenda azana. Bosco arimo arazirurwa abagabo pe. Bishop Arazirurwa abagabo kandi akurikiwe burya umugabo wese wagafashe inyuma ye haba hari umugore, ariko itangiye gukubitwa haba abagore. Nyuma ya Bosco harimo abagore 3, uwo yishakiye, inshuti ye ya indi yamwohereje ifoto, n'undi nawe baburana ibijyanye n'imitungo, nawe w'inshuti ye bamaranye igihe. Yego, Urumva buri dosiye imwe yafegita indi. yego, Kuko uw'imitungo yifatanyije n'uw'ifoto. Runko ibya Bosco kuri dosiye ijyanye no kuvuga ngo ubushe narabivuze kuri Mexico, nta muntu usengera ifoto ngo umuntu akiri. yego. Icya kabiri, ntabwo ifoto igitsina kiva, ifoto y'igitsina kiva, ubundi ari n'usenga yasengera umurwayi, niba ari ibyavagamo bigahagarara. Ariko ku ifoto nta kiba, ifoto ni ikintu kiri fixe cyahane. Tugende twanariza bano bagore ko ari 3. Ifoto uko yabonetse hari ibyabanje. Message uriya mudamu uriya mugore bahaye code, ariko numvise ko hari abaza amazina ye. Yatangiye abwira Bosco, amubwira ngo hari message basomye ngo nareke kujya muri sauna ngo hateye indwara, ahubwo ngo namukorere video call bisigane bize. Ibi ngibi n'umucamanza yakaba bisesengura. Umugore ushaka kwisigana n'umugabo wundi kuri video call, cyo n'uburayi. Karivuze kwisigana n'umugore utari uwawe, mutari kumwe, video call cyane. abantu se bisigana nuko uwo mugore yatangiye arongera yandikira Bosco, yandikira Bosco ngo wujuje ibintu byose abagore bakunda. Yumva usibye ko nyine iyo bigeze mu rukiko umuntu avuga ngo kuzuza bivuga iki, ngo iby'abagore bakunda bivuga iki, bagashyiramo n'ibiryo bayobya. Umugore yabwiye umugabo w'undi mugore, umugabo utari uwe, wujuje iby'abagore bose bashaka, ntaba yagutangiye cyane. Uri umuntu amaso meza, indoro nziza, igihagararo mwiza, igihagararo, kandi koko Bosco ibyo arabifite. Ariko yamaze kubyegurira uriya mugore we yasengeye, yumva nyina ngo bamuvuze mu rukiko cyane. Uriya rero bahaye code, abaraje ati wujuje iby'abagore bose bakunda,
noneho Bosco mu kumusubiza aramubwira ngo barabibona se shanga usibye kunsebya. Sinzi akantu yashyizemo kavuga ngo uni nkaho ntakiri umugabo. Umugore ahita amusubiza ngo ya iryo jambo ntuzongere kurivuga Imana itazaguhana, uri umugabo wuzuye ahubwo umva kano ahubwo icyama nkaba umugore wawe nibura umunsi umwe. Nibura umunsi umwe. Ibyo bivuze iki? Ubucamanza yakaba ari agaciro. Izo chat nubwo ifoto yabaye ikibazo ariko yabanjirijwe n'iki? N'amagambo meza. Biterwa n'uyita. Amagambo shotoranyi. Ibyo bwiza bwayo byo I cross. Towa. Amagambo y'ubushotoranyi ku mugabo ufite umugore, nawe uri umugore ufite umugabo ugashotora. Babyumva? Yego. Ibyo biganiro rero biteye bityo nibyo byavuyemo ifoto. Muri chat nta hamwe bacatinga avuga ngo ndarwaye. Heshwe. None kwifotora avuga ngo nayimuhaye agira ngo ayisengere nari ndwaye. Muri chat ntagaragaza ko atigeze amwandikira Bishop rwose buriya mfite uburwayi bwanze gukirangira buzasengera. Niba amubwira ati urwaye iki? Zana ndebe. Umugore rero ati zana ndebe nanone se. None ariko mbwira ati nzaza ndebe. Ariko barabivuganye akagenda nk'ugiye kureba uburwayi. It's okay. Ariko yaragiye kureba uburwayi kuko abaganga n'ubundi hose barahareba. Cyane. Kandi yemeye ko umuganga wari Bosco ari amasengesho ya Bosco. Yabivuze ngo naharwaye arahareba. Cyane. Noneho we yohereza ifoto. Ntabwo ira foto yari yo kwivurisha. Ari ushotoranye. Yari ivuye muri bwa bushotoranyi bundi. Bosco rero icyo ntemeza cyane 100%, ariko nkurikije uko abivuga n'ibyo benshi bemera, kuyiha umugore we ni nko gutanga tezevu. Urumva? Ni nko kubandwa habona. Bigerwa n'abagabo bake. Umugore agatangira kugutereta ukabwira uwawe yayinya. Ati umugore amereye nabi. Tuwambarije uyu mugore icyo ashaka. Aya. Ibyo ngibyo Bosco rero yarabikoze sha. Abo bagabo bariho. Ni intwaro y'urugo rwe. Abo bagabo bariho. Barahari benshi ariko hoya bariho. Ni bake. Ni bake. Bosco rero ubwo icyagaragaraga rero. Uretse gatoya. Ibintu byari bibiri. Bosco gukurikira ya foto none akayireba live. Uwo mutima nama nicyo agomba kumuhamo nk'igisubizo. Arabyanga. Abyanze biranamunanira kuvuga ngo ayigumane. Urumva arayibonye nta ibyaje umusaruro nta nayibitse. Abati uwanga amazimwe abantu habona nawe arayitanga. Kambyereke nyirubwite. Cyane cyane ko ngo hari mission yari uriya mugore bahaye code yari yarihaye yarabwiye umugore wa Bosco ko afite umugabo mwiza, hari abagore benshi bamushaka, none ngo amwemerera kuzamumurindira. Arangije amuha yafoto. Ubundi Bosco agomba gufata imyanzuro 3. Uriya wa nyuma ngewe ntabwo nawufata. Umwanzuro boni wowe. Umwanzuro nafata wa mbere ni ugufata ifoto nkabika. Yego. Cyangwa nkayisiba cyangwa nkayishyira muri email. Sibyo? Wayisibye sura ishakira iki muri email? Wibaza agenda avuga yewe ibyo ni ibyawe. Okay, sawa. Kuyisiba kuyibika muri email ahantu itazagaragara. Yego. Umwanzuro wa kabiri ugoye. Wa kabiri. Nuko nyuma yo kuyibika nazongera nkayireba ukayikurikira aho yavuye. Nifuza kureba nyirayo. Ariko uwo ntawe gira inama bazayigire. Uwo ni mwari. Hanyuma rero wa gatatu wa wundi ugoye nuko yipasa uriya Bosco yafashe. Abyerekanye nyirubwite rero. Yego. Ati dore mushuti wawe rero wa wundi ushinzwe kuncunga ushinzwe gucunga abandi bagore ngo batantereta. Dore ibyarimo. Umugore wa mbere twe tugarukiye. Uwa kabiri nawe rero uwe wisezerana. Iyo foto yari ayimuhaye nawe yashobora kuba yayibika akabika ku mutima yatajya kuyimwereka. Ntabwo yari ayimuhaye ngo nawe itambaze. No.
ibintu abantu baba baturiho, abantu batugaragiye, ibyo baba batugambaniramo, inama mbi badukoraho, ntabwo ariko zose uzishyira hanze. Hari izo wumva ukabika, yego, hari izo wumva ukabika. So buriya byabusabaga ngo uriya mugore wa Bosco ari kuvuga ngo ndamumenye, mureke ntazakomeza kunyihishamo, ariko tuzajya tubana, dusangire, duseke, ndamumenye. Cyane ko ari kunterekera umugabo, kandi umugabo wanjye yamwimye n'umugabo wanjye yanabinyeretse. Birahagije. Ikijyanye umugore wa kabiri mu nkiko rero umugore wa Bosco ni ukuba yaragiye kuyereka wa muntu nko kumaza ngo uri mu biki. Yego. Aho ugezeho byose birazwi. Yagiye avuga ati uri mu biki nukomeza gutyo. Oya, hari n'ibindi yamukangishije avuga ngo nutagira gutya na gutya iyi foto nzayishyira hanze. Umugore abanza kuyakana ni wajemo dosiye y'urwara. Naje kumenya ko urwara ari urw'intoki, iparike yafotoye afasheho kugira ngo inguni zose zigaragara. Byabaye ngombwa ko afataho akaboko kamwe gafashe telefone, akandi gafashe gahunda igifotorwa. Cyane cyane ko nyine ubundi yashaka kugira ngo urwara rutazamo. Yagomba gushaka undi umufoto akagira gutya. None se iyo yifotora adafasheho byashoboka se? Byakunda se? Ntabwo nakubwiye ibyo batwigishije ko udafasheho se byakunda. Ushobora werekana ni nk'urugi rudakinguye, nese butike ikinze wayifotorera inyuma. Ugize nk'uko wari ugize se ntabwo byakunda. Yego, twikomereze. Byasabaga ko afataho kugira ngo agaragaze neza. Yego. Rwara nirwo rwatumye yemera kwifoto ari iye, ariko yashaka undi muntu akamufotora ntazemo urwara, yari kwihakana. Si sawa? Ariko kuba ko yashyizeho intoki agira ngo agaragaze neza igifotorwa, hazamo rwara rutuma atabasha guhakana iyo foto. Undi ari kujya muri studio akabwira undi muntu akamufotora, icyo kirarangiye. Babyumvise? Ndabyumva. Umugore wa Bosco ayeretse wa mugore kumubwira ngo ibyawe nabimenye, ntuzongere kunyihishamo kandi ubireke. Ariko arenzaho kumubwira ngo nutajya ukora ibi n'ibi, nudashaka essence ya Bishop nzabishyira hanze. Umugore nta kindi ari gukora, yarahiriye mu nzu cyane, arabatanga. Aramubwira ati kandi uhiriye mu nzu ntawe udafunda imiti hanze nzabafungisha. Nta handi yigeze ijya simbizi, ariko icyo yaregeye ni kwa kumubwira ngo nutagira utya nzayishyira hanze. Yego. Abafatiraho rero kandi nta kundi byagenda. Ubwo se umugore uwo ni umugore wa kabiri. Umugore wa gatatu. Ejo bundi rero urubanza rurangiye, niba ari sinzi aho rwari rugeze, ariko aza kuvugana hari undi mudamu ukora muri HCR narwo urundi rubanza Bosco yaburanye. Umudamu ukora muri HCR woherezaga amafaranga yagize Bosco mandateri, nawe yasengeragamo hariya. Amugira mandateri we kuri konte ya bank, akajya amwohereza amafaranga, ashyiraho amafaranga avuga ngo rutira ukora ikire turi. Ibyo ni ibisanzwe iyo umuntu akwizeye ubaye umwizerwa bibaho cyane. Rutira aya mafaranga, numvise ko hari akamari kari ku isoko, ngurira inyana yo kwa kanaka, byo natwe tujya tubikora. Ngurira ikibanza numvishe, yohereza amafaranga yo kugura ikibanza ngo Igisenyi cy'abaskuti Jorogrete niba abaskuti baratangiye kugurisha nabyo, ariko ako kari agaciro. Mumvise agaciro noneho? Ako ni agaciro. Ntago ari nka bya bindi. Ndababaye kuba abaskuti bari kugurisha imitungo yacu, ariko ntacyo. Imitungo arayigura akayandika kwitorera. Amutuma kugura imodoka Fortuna ayiyandikaho, ariko babyumvikanye. Amutuma sinzi n'ibindi. Noneho uwo mudamu iyo yazaga muri vacances kuko akorera hanze yabaga kwa Bosco. Ibyo ni ibintu batewe ukwezi basomaga. Yego. Basomaga biranditse. Biranditse nubwo sinzi uburyo babibonye, kandi ntabwo ari amakuru y'ibanga, so kuba babivuzeho nanjye ndabyemerewe. Yego. Urumva ibintu byatangiye 2016. Imodoka Fortuna yaguzwe 2016, igurishwa 2018, yongera igurishwa 2020. None ubu nibwo bibaye ikibazo.
kandi bakavuga bati uyu mudamu yahaye uburenganzira umushinwa wari ufite ino modoka, aba uburenganzira bwo ko yandikwa kuri Bosco. Bosco yayigurishije aho bibera urujijo. Iyo modoka igurishijwe, wa mudamu nyirayo witwa Monique Ce avuzu. Kandi icyo gihe yazaga muri vacances akaba kwa Bosco, yari nka ngo bitanaga dadi na grandma, yari nka nyirakuru cyangwa nyina. Iyo yazaga mu Rwanda yatemberaga muri iyo modoka iparitse kwa Bosco. Ko n'ubundi Bosco abakristo be bose bamwita dadi. Yego. Noneho imodoka yabaga kwa Bosco muri parikingi, uwo mudamu yaje inshuro nyinshi atayibona yavuga. Hanyuma ejo bundi ubwo aho haziyemo wabyumvise ko byahuye, umugore agatataraje yihuje na wa wundi wa mbere. Ariko hakabamo n'akandi kantu ikimbirane ryaturutse mu gushaka, bamwe bashaka gusohoka itorero cyangwa bashaka gushinga irindi, barashwana. Ni ibyo ngibyo numva. Hari audio bateo bakinnye ivuga ngo ariko se ninde ushaka amafaranga ya Bosco, batese ushaka iki? Nta ubuzima bwe. Urumva? Ushaka ubuzima bw'umuntu, reka tubivuge, ni ibintu bibiri, sibyo? Yego. Umushaka w'icyororo akaguha ubuzima bwe ukabuvanga n'ubwawe mukabyara ubundi buzima. Uracyumva? Ndacyumva cyane. Ariko hari no gushaka ubuzima bwe ko butabaho. Nicyo nacyo ndacyumva. Ni ibintu bibiri, abantu batwumve neza. Gushaka ubuzima bw'umuntu ni ugushaka ko mubyarana, cyangwa no gushaka kwapfa. Yego. Aho niwo tudasobanukiwe. Ariko gushaka ubuzima bwa mbere byo kubyarana ni kuri ya foto. Si byose? Niko bimeze. None ku ifoto Bosco yafashe imitsina nawe ayoherereza abandi, kugira ngo anayibike ayohereza ahandi. Ubuzima bwa kabiri rero nibwo baba bashaka promo. Si byose? Kuko uri bukisomo nakwigishije ryo kubonera umuntu busa. Wararinyigishije. Kubonera umuntu busa. Kubona ubwambure bwe, kubona ntugire icyo ubukoresha, kubona utishyuye. Donc harimo nidite, harimo gratuité, harimo na venement. Niyo mbyise gutyo. Nidite ni ubwambure, gratuité ni ukuba ntacyo wishyuye, venement ni ukuba ntacyo ukoresheje. So Bosco rero yamuboneye ubusa. Aho rero ku mugore ubuzima ashaka ntabwo agishaka bwa bundi bwo kubyarana. Aya hejuru y'ibyo bintu yamuboneye ubusa. Ati shaka iyo audio barayikinnye. Noneho rero ubwo habaho urwo rubanza rw'imitungo, ibyo bibanza yagiye atumwa kugura akabyandika ku ikanisa. Niyo modoka yari yanditse ku mazina ye ikanagurishwa, hanyuma nta amafaranga ntayahe uwo mudamu, ariko umudamu akabyakira. None batangiye gushwana byo gutandukana mu madini, bamwe bashaka guca abandi bagacaha. Hajemo n'iki foto, umuntu yohereza message ngo wa mwana kabonye hehe, ariko kwa Theo bagashyize ngo wa mwana ngo ubu noneho ngo tuve muri pause ngo dukomeze, ngo noneho ngo yatangiye gukambakamba, bavuga ari jarigo bakoresheje. Ariko ari nko kuvuga ngo wa muntu duhuriyeho, dufatireho twere gufata pause yamaze koroha, yoroshyemo koroha guhungabana. Mbese arapima uturo duke abara, arimo arapima ibiro bikeya, dufatire muri izo ntege nkeya ze, dukomeze dosiye. Urumva rero ko Bosco arasa n'iki, sinavuga ngo ikira. Donc abo bagore batatu baramuhezamo hagati, ariko arazize ubwo bagabo. Kandi bikamubwira iyo afata wa mwanzuro wanjye wo kuyibika, umwanzuro wo kuyibika, ntacyo babaye. Izo manza zombi ntizari kubaho. Iyo afata uwa kabiri wo ubuhe
wo kujya kureba icyo yayimaze. iyo uyibitse nicyo niho bitandukanye no kuyisiba. Iyo uyibitse nyirayo akayikubaza umwereka ko n'ubundi kuzajya umwanzuro wa kabiri uri mu nzira ukamurereba, ariko ntabwo wavuga ngo nzaza kureba uko bimeze warasibye waba uri kwerekana iki se? Oya, si ngombwa ko werekana, waba ujya kureba iki waranakibagiwe icyo baguhaye. Babyumva? Kuyibika ukayifite ahantu mwahura ukavuga ati ariko ni byiza ati kandi unyitege nzaza, ibyo bimwubakamo icyizere ku buryo atakwifuza ubuzima bwawe. Ariko uwo yafashe wo kuyiha umugore ntanamubwira ati uramenye ni ibyacu mbigwaye kubera ko ntacyo nzakora, ariko iby'abagore ndabizi, witonde. Akabuza umugore kugira ko imuvaho, kongera nawe gusharinga. Icyo nicyo kibaye ikibazo. Arangije akiyibona ati turamenye. Ubwo babaye batatu kuri Bosco. Iyo Bosco iriya foto ayibika kure akayiyorosaho nk'amakode nk'atanu, fesi, igikumwe, ugutwi, ino byose, akaba ari uyifungura, akajya ayifungura ari uko ari kumwe na nyirayo, ntabwo abageza ibintu biba bikimeze neza. Uwa kabiri nawe iyo awufata wenda sejana nabyo byari kumuha amahoro kurusha ibi. Ibyo nibyo byabaye bibi cyane. Ibi yakoze nibyo bimugeza bibyutsa. Urumva byavuyemo imanza ebyiri ofete ni n'eshatu. Hari we, hari umugore we, hari na wa wundi wamureze. Iyo ayibika umwanzuro wa wundi wanjye wa mbere, iyo ayibika bajya bahura, yagira uti ati no ati ukuntu beze, yashaka akanayimusubiza ati ariko ibintu bimeze neza ati nuko mugiye mutuntu twishi cyarabura igihe. Ati ndacyawugiye mu tuntu, hari inyubako ndimo, hari abapasiteri ndi kwigisha, nimuguka ndakwereka uzambona. Nibura akagendera kuri icyo cyizere, ntabwo ari muri ibi. Nta rubanza rushoboka hagati y'abantu bagiranye iyo mibanire. Ubuzwa bari libre. None ntiyayibitse, arayitanga yiha umugore we, ntiyanaka briefing umugore we, reba aho bigeze. Aho bigeze rero bimujyanye mu rukiko rw'ifoto, bizamura imodoka n'ibibanza, kandi ibyo bari barabyihoreye kera. Babonye amaze koroha, bishyize hamwe. Nyine bishyize hamwe. Uwari warihanganiye ibibanza n'imodoka yishyize hamwe n'uw'ifoto. Avuga ati noneho uyu ushobora no nangiye kugira ko ndenzaho, ariko urakubagana kandi oya natana. Ariko iyo ayibika Bosco ntari kugera imbere y'urukiko. Iyo ayibika agaheza mu nda muri telefone ye, ikaba iri muri telefone ye niya nyirayo, aho gusa uru rubanza ntirwari kuba. Abacamanza baba bari busy mu bindi. None bari mu ubwo nimo ndagira abantu inama, iyi case iramutse kubayeho, iyi myanzuro niyo ngiyo itatu. Ariko uriya wa Bosco bundi ngiye ntabwo ndi kuwiga. Wo ukure, reka tunawukuremo. Nanawushizemo. Tuwigisha. Nanawushizemo. Nuko hita mubwira, nuko nayereka umugore, nayimwereka sinayimuha, nkayimwerekera muri telefone yanjye. Sibyo? Ntabwo yani dore mugenzi wawe byarimo, ariko wicecekere, witonde, mbikubwiye kubera ko ntarenga hanga. Nkahita narayisiba. Byabagore ndabizi ugiye ceceka, ukayigumana iwawe. Ibyo byari kuba ari byo sawa. None urabona bimugejeje. Nundi wese rero byabaho. Batewe nibo babivuze, reka nkotinge bo. Baravuze ngo iyo umugabo asabye umugore akamwima, umugabo ararakara. Ariko iyo umugore asabye umugabo akamwima, umugore arihorera. Ngibi ibigejeje Bosco. Babyumva? Umugore arihorera. Kubera iki? Bya bintu bitatu: kumubonera ubusa. Urabyumva? Ndabyumva. Kumubonera ubusa wazabyishyura paka. Ubwo abantu rero bagerageze bongere bavugurura amadiplomasi yabo,
uko managinga izo situation n'undi wese byamubaho. Unashoboza akakureba n'uwo mucongo wawe na congo wambara akabatangiye kugira genda gushimashima nawe rero ngo ugatangira uko ashima ukereka ashima wereka kandi wohereza utanamwereka gutya. Reka ngubwira ikindi utazi kitavugiwe mu rukiko. Na Bosco mu rugo ntatekanye. Hari aho umugore ashobora gutangira akabaza ngo ariko ubundi yayiguhaye byatangiriye ari wowe ubyiteye. Ntabwo byose ahita wohereza amana. Usibye ko abo ndi kugira inama benshi bazigiriye usibye Bosco, ariko byose ntabwo uhita wohereza. Urabanza ukabibika ukareba aho bigana none ukazategura ka message gato ukanirinda ko ibyo bintu mu biganiraho umwanya. Ka message gato ukavuga uti kanaka yagize gutya anyohereza ifoto, none avuga iyo ari ku ifoto ubwayo nayo niyo yaba ari isura nayo yateza ikibazo. Ukamubwira yigeze kunyohereza ifoto ariko it's okay mugahita mugenda babyumva. Ariko nujya muri detail ngo yabanje kumbwira gutya kandi ko uriya mugore buriya Bosco ntabwo atekanye mu rugo, kuko umugore amaza ngo ubundi ifoto yaje byagenze bite. Nase zira message yazerekaga umugore ziraza kumubwira ngo hujuje ibintu abagore ngo za dadishu za dadishu za twisigane yazeretse umugore. None kujya mwetse ifoto gusa umugore si buri munsi ntaba mubaza ngo ifoto yageze mwageze ku ifoto bimeze bite. Ashobora no kuvuga ati wasanga mwarabonanye ifoto akayiguhamo impamba ngo nujye ukumbura uyirebe. Ibyo ndabivuga ntabwo mbizi niba umugore wa Bosco ariko yabikoze, ariko nzi ko abagore ari uko bateye. Akantu koroheje koroheje ukibwira je suis innocent envers ma femme mon épouse, byose ugashyira hanze biragukurikirana mpaka urumva. Abantu benshi babyumva.